Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze ho udahwema gukurikira YOSETV. Ndatekereza ko umeze neza, nawe utameze neza ibihe birahinduka. Uyu munsi ushobora kubona byanze ariko ejo cyangwa ejo bundi hamwe n'Imana hamwe no gusenga ibintu bikagenda neza. Nge ndi niyo nkuru Karine rero nk'ibisanzwe, ariko ndakwibutsa yuko noneho twakuzaniye picture vision, wese ufite birthday, ufite blood shower cyangwa ufite baby shower ndetse n'izindi events, turahakobereye kandi ku mafoto meza, ibintu bigende neza cyane. Turize kuba twabaha contact mwatubonaho nka yosetv. Akanya rero nanone tugiye kwakira abatumirwa, none se umutumirwa nagashya cyane. Reka batangire batwibwira, tubanze twamenya abari bo. Mwiriwe neza kuri yosetv. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza cyane. Umeze neza? Yego tumeze neza kabisa. Yego, reka tube twaguheraho wibwira abakunzi bacu ba yosetv kugira ngo tumenye umuntu turi kumwe nawe aka kanya. Murakoze cyane abakunzi ba yosetv. Amazina yanjye nitwa Arcade Hagerimana. Abandi umunyeshuri muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda, ishami ry'uburezi. Murakoze cyane. Ati na Arcade, hari undi muvandimwe bari kumwe, muraza kubona ko bari mu mujyi umwe. Reka nawe tubanze tumenye ninde. Mwiriwe neza. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza. Yego, ndabona umeze neza, n'ukuri urasa neza. Yego, murakoze. Watangira bwira abakunzi bacu ba yosetv kugira ngo tumenye ese turi kumwe nande. Yego, murakoze bakunzi ba yosetv. Yego. Amazina yanjye ni Bayizere Idrissa Damtos, umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda, mu ishami ry'uburezi, mu mwaka wa 3, kwigisha amateka n'ubumenyi bw'isi. Murakoze. Ndabona bisobanuye cyane, ntago mbisubiramo, mwamenye uwo ari we. Murabona yuko bambaye uniforme zisa. Ngewe nagiye rumwe ku rubuga rwabo, mbona ko bafite association babamo, turaza kumenyaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Reka duhere kuri Arcade. Ese nibyo muri association? Yego, nkuko babivuze turi muri association imwe. Nkuko bigaragarira ku myenda twambaye, umuntu ureba neza uri busome arasoma kuri association. Ku myenda twambaye hariho izina rya association. Si izina ahubwo ni icyo twakita nka intego ya association yacu. Umuntu uri burebe ku myenda twambaye ari buze kuyibona. Murakoze. Arcade arabivuze ngo muraza kureba ku myambaro. Reka tubwire iyi association ni ihe? Na association yitwa ngo iki? Tubwire muri make dusobanuye association yari. Murakoze cyane. Muri make association izina ryayo bayita Inner Leaders. Ina biri mu mpine. Age, N na age. Age bivuze influence, N bikavuga nature, age bikavuga accountability. Iyo ni ryo zina rya association yacu. Murakoze. Aravuze ngo ni Inner Leader, anatubwiye mu magambo arambuye. Reka twakire na mugenzi we atubwire ese association ikora ibiki. Murakoze cyane bakunzi ba yose. Association yacu itanga ubutumwa. Yego. Nicyo cya mbere. Ariko ubutumwa bugamije guhindura isi. Yego. Nicyo cya kabiri. Ariko mbere yuko uhindura isi hagomba kubanza guhinduka wowe. Yego. Wamara guhinduka ugahindura n'abandi. Yego. Aravuze cyane ati kora mu mpinduka, abanzi uhinduke ube wanahindura abandi. Ese muri association wenda ugiye kuduha urugendo na association yatangiye ryari, kuba yakora ndetse na activities mugenda mukora umunsi ku munsi kugira ngo umukunzi wacu wa yosetv utasobanukiwe abashe kugenda yasobanukirwa. Murakoze cyane. Iyi association imaze igihe kitari gito mu Rwanda. Yego. Kuko ni international, ikorera ku isi hose, ariko ikagira agashami k'u Rwanda. Twebwe nk'abantu bo muri college na schools duherereye muri department ya school and college. Tukaba turi muri agashami bita Inner Leaders. Ariko ikaba yatangiye ari equip Rwanda, kuko ikorera mu Rwanda ariko ku Rwanda mpuzamahanga bayita equip. Bimwe rero mu byo umbajije ngo yatangiye ryari na hano muri Kaminuza Nyagatare.
hashize igihe kitari gitoya igezemo hano muri Kaminuza ya Nyagatare. Turi bamwe mu bantu njye na mugenzi wanjye n'abandi dukorana batangiranye nayo. Uyu munsi tukaba tugeze ku rwego rwa master. Muri izo training turaza kubigarukaho tuvuge masters bisaba iki kugira uhagere. Yego hashize igihe muri Kaminuza y'u Rwanda ihageze muri Nyagatare, imaze nk'umwaka ihakorera. Turi bamwe mu bana bayo nyine b'imfura hano muri Kaminuza y'u Rwanda ifite. Yego. Aravuze cyane ati bo ni imfura. Umuntu yakongera agatekereza ati se none iyo masters ibyiciro bigenda gute kugira ngo umuntu abe yagera kuri masters biba bimeze bite? Murakoze cyane kumpereza n'ubundi jambo kugira nsobanure uburyo ki ibyiciro bigenda. Muri make organisation ifite izo twakita intera eshanu. Ntabwo umuntu agera kuri masters ukagiye muri organisation, ahubwo kugira ngo ugere kuri masters nuko hari indi ntera uba wabanje igufasha kuba master. Intera ya mbere tugira abo twita participant. Ariko ntabwo nkuciye mu ijambo kugira ngo umuntu yitabire aze nawe yatangire kuri participant agere no ku zindi ntera zigiye zitandukanye. Bisaba kuba ari umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda ahangaha wenda mu ishami rya Nyagatare, cyangwa umuntu wari we wese yemerewe kuza ni karibu. Murakoze cyane. Ntabwo kugira ngo umuntu yitabire amahugurwa bisaba kuba uri umunyeshuri wo muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare. Ahubwo kugira ngo umuntu yitabire amahugurwa nuko yumva anyotewe ndetse afite n'ubushake bwo kumva inyigisho zikubiye mu mahugurwa ndetse no kumva inyigisho zikubiye mu muryango wacu nk'uko zitahema kudufasha mu buzima bwa buri munsi. Ntabwo ari abanyeshuri ba Nyagatare gusa bagomba kuba bakwiye guhabwa izo nyigisho, kuko n'andi ma colleges atari Nyagatare dushobora kuhasanga bamwe mu bahuguwe ndetse aba member b'uyu muryango. Ntabwo rero bisaba ngo buri umunyeshuri wa Nyagatare gusa cyangwa se ube uri umunyeshuri ubarizwa ahariho hose. N'abandi bantu basanzwe muri societe, muri communauté turahagera, amahugurwa barayatanga, buri wese agacengerwa n'inyigisho kugira ngo zikomeze zimufashe mu buzima bwe bwa buri munsi. Murakoze. Arikada arabisobanuye ati wowe ari we wese ufite inyota yo kuza muri no association ni karibu, ariko warutangiye kutubwira uburyo cy'umuntu atangira ari participant, wakomeza ukatubwira. Murakoze cyane kongera kunsubiza ijambo kugira ngo nkomeze nsobanure uburyo ki levels zigenda zikurikirana. Level ya mbere ni mu participant. Aba participant ni abantu baje guhabwa inyigisho ku munsi wa mbere. Iyo umuntu amaze guhabwa inyigisho akazakira akazishimira, bamuhereza certificate ya participant. Iyo certificate ntago yihabwa gutyo gusa kuko yakiriye inyigisho, ahubwo dukora n'isuzuma kugira ngo turebe ko wa muntu koko inyigisho yazicengewe kandi zabashije kumufasha guhinduka, kuko akamaro k'inyigisho zacu ni ukudufasha guhinduka. Iyo tuvuye kuri level ya participant tujya kuri level ya kabiri bita facilitation. Facilitation nabo twita aba facilitator. Bari yabo icyo baba bakora ni ugufasha abo twita aba participant kugira ngo bakomeze nabo bakire amahugurwa. Iyo niyo bita facilitation. Iyo tukimara kuva kuri facilitation, level ya kabiri ikurikira niyo twita multiplier. Yego, ariko nanone sinkuciye mu ijambo kuri facilitation birumvikana nyine umuntu ugiye gufasha abandi hari urwego runaka abariho muri facilitator se bisaba kuba wenda hari abandi banyamuryango waba wazanye, cyangwa ubwo nyine iyo unjiye muri urwo rwego uratangira nawe ukaba wahugura abagenzi bawe baje muri association. Murakoze cyane. Uko mugenzi wanjye abivuze neza cyane. Iyo wakiriye ari ya mahugurwa amasomo 7, kugira amasomo 7 duhereza participant bakayafata tugakora evaluation. None iyo tubonye mwabyumvise neza muri guhinduka, kuko twe vision ni change, ugahindura isi, nibwo noneho nawe kugira ngo we facilitator bigusaba gushaka nibura abantu batari munsi ya 15 bumva bakeneye guhinduka. Yaba ari abapapa bo hanze, yaba ari abamama
bashaka guhinduka wababona izo training zikoroganizwa, ibikoresho bakabizana, hari ibitabo batwoherereza dukoresha. Ubwo ngubwo round table yanyu ukayifacilitatinga ba bantu kabahereza ayo mahugurwa. Iyo rero birangiye hakabaho evaluation, nibwo uba ubonye certificate ya facilitator. Yego, ubwo nirwo rwego rwa kabiri. Yari yakomoje ku rwego rwa gatatu rwa multiplier. Multiplier ni icyiciro cya gatatu kiri muri ino association ya inner leaders. Aho noneho witwa multiplier ni wavuye ku rwego rwa participant rwa facilitator. Noneho we icyo akora afasha aba facilitators batandukanye agakora icyo bita coordination, coordinates. Kuko kuri facilitator wa facilitatinze kugira ngo izo training zigende neza effectively and efficiency. Ahangaha noneho icyo ukora ni coordination. Baba facilitator bibumbiye hamwe bafite abantu bagiye gutraininga, urafacilita ukareba ukuntu ibyo bikorwa biri kugenda, kora backup aho biri ngombwa ugatanga ubufasha kugira ngo nibura uze ko ufite izo training mwe mufite nk'aba participant batari munsi nibura y'ijana. Wowe wayoboye wa coordinating izo activity niwe bita multiplier, uhabwa iyo certificate as reward y'icyo gikorwa wakoze. Iyo ni indi level ya gatatu. Yes, ati level ya gatatu ni multiplier. Hari umukunzi wacu wa YOSETV ntarasobanukirwa neza wenda iyi association yanyu amahugurwa mufata in deeply, mwiga ibintu bijyanye n'iki, ese imyigire yanyu, urugendo rw'imyigire cyangwa se bwo gufata ayo mahugurwa umunsi ku munsi abameze ate? Arika murakoze cyane. Amahugurwa umuntu yakibaza twiga amahugurwa ibintu bimeze bite, ariko nkuko twatangiye tubivuga ni inner leaders. Muri inner leaders twumvamo ko harimo ijambo leaders. Leaders ni abo twakita abayobozi mu Kinyarwanda. Amahugurwa dufata n'amahugurwa adufasha ndetse akanadutegura kugira ubundi bumenyi bwiyunguyeho, uburyo ki umuntu ashobora kwiyobora ubwe ndetse akaba yayobora n'abandi muri societe no mu buzima rusange. Kandi ayo mahugurwa yacu ntabwo ari ayo kuyobora gusa, ahubwo anadufasha no kubana imibanire myiza nk'uko n'ijambo ry'Imana ribitubwira. Nuko nguko amahugurwa yacu abateye. Arikada arabisobanuye ati si imiyoborere n'imibanire myiza n'abagenzi bacu, urumva ko bagenda bigiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ntabwo turagera kuri rwa rwego rwa nyuma mwambwiye. Ese iyo umuntu avuye kuri multiplier ahita ajya ku ruhe rwego? Murakoze cyane. Gusa ikindi kintu kindi nk'udukurikira ashobora kuvuga ati si ibyo bintu byavuye. Yego. Nabyo turaza kubireba amavu n'amavuko nta kibazo. Murakoze cyane. Yavuye kuri multiplier ajya ku rwego rwa master. Yego. Nirwo rwego rero ubu ngubu nge na mugenzi wanjye Arikadi duhagazeho kugera kano kanya. Master bigenda biti. Ni ukuvuga ngo kuri site aho muzakorera training ugomba kuba nibura ufite aba facilitator bafite aba participant nibura batari munsi y'5. Barebe ko nibura bashije kuguidinga abandi muri izo training kugira ngo nibura ese umubare wariyongereye ko mwatangiye muri 15 mukabijana uyu munsi kuzamura urwego. Uri ku rwego bafasha abantu bangana gute? Bagwa certificate ya master kandi rwose ziba zizewe. Nje misengira amatsiko, master ni rwo rwego rwa nyuma se? Oya, ntago ari urwego rwa nyuma kuko ni levels 5. Master ni urwa 4, habasigaye urwo bita influencer. Nirwo rwego rwa nyuma, aho noneho uba wabasha kuba wahagarara site. Urugero nk'uduhagariye hano Nyagatare bamwita niyo nkuru Eliezer, uwo nguwo niwe influencer kuko ababasha kuba yaguidinga abantu bari hejuru ya 400. Uyu munsi dufite training turimo dukora hano Nyagatare campus, dufite abantu basaga 600 bari kuzitabira umunsi ku munsi. Urumva uwo muntu uduhagariye bamwita influencer. Ko influencinga aba master, aba multipliers, aba facilitator, coordinatinga no gutanga izo training nkuko ziba zateguwe. Yego, ubwo ni rwo rwego rwa nyuma tugira. Yego. Arabisobanuye cyane ati nigo rwego rwa nyuma.
hari umuntu udukurikiye ariko nanone reka dusubire inyuma gatoya, amavu n'amavuko ya Inarida. Inarida byagenze gute kugira ngo ivuke? Murakoze cyane. Ubundi uyu muryango ni umuryango utegamiye kuri leta, ni umuryango mpuzamahanga, umuryango mwiza cyane twakunze, ufite amamoko muri Amerika. Nyirawo nyiri kuwutangiza ni umugabo bita John Calvin Maxwell, umunyamerika wavukiye muri Garden City muri Michigan. Iyo ni leta imwe mu zigize izunze ubumwe za Amerika. Avuka 1947 mu kwezi kwa kabiri. Yizeho amashuri muri Kaminuza muri University of Ohio, aho yabashije kwiga ibintu bijyanye na theology. Abapasiteri h'imyaka isaga 26 aza kubivamo byo kuba pasiteri, ajya kuba umwanditsi w'ibitabo, ajya kuba umunyabusiness, ariko akunda na religion. Ibyo ni ibintu byamurangaga. Noneho ahagana mu 1996 yagiye ashyiraho foundation zigiye zitandukanye zifasha ibihugu amabusiness akomeye gutraininga abakozi bayo. Abo umwanditsi w'ibitabo, aho yanditse ibitabo bisaga 100, bagurisha kopi zisaga miliyoni 20 copies ku ruhando mpuzamahanga. Ibyo bitabo bye babitranslatinga mu ndimi zisaga 50. Uwo mugabo aza kubona ko urubyiruko cyangwa isi agomba kuyihindura binyuze mu nyigisho yari yateguye, atangira kuzishyiraho ku isi hose hagiye hatandukanye. Nuko no mu Rwanda twaje kugira amahirwe, badutekerezaho baduhereza ishami rimwe muri izo association ziwe. Niyo nkomoko ya Inaridas Beyond Success. Yego. Ati ni Inaridas Beyond Success. Mu Rwanda yashyitse mu mwaka? Uko bisa kose ntago ndishuwa neza guhita na precizing umwaka n'uyu kuko twayisanze hano Nyagatare. Twayisanze Nyagatare, abariho tuyifatira, wenda namenye igihe yagereye Nyagatare. Yego. Ati namenye igihe yagereye, aho yahashyitse ryari? Imaze umwaka ihakorera. Yego. Arabisobanuye cyane, ati imaze umwaka ihashyitse, ariko none umuntu yakongera agatekereza ati wenda izo training zanyu kugira ngo mve mu rwego njye mu rundi bifata igihe kingana iki arika? Kugira ngo uve mu rwego rumwe ujya ku rundi rwego, igihe bitwara ni igihe cyagenwe dusoza kwiga amasomo 7. Tugira inteko 7 izo bita round tables. Iyo igihe cyagenwe gisoje, umuntu asoje kwakira izo nyigisho, abafite ubushobozi ndetse n'uburenganzira bumwemerera kuba yava mu rwego ariho akagera ku rundi rwego ruri hejuru yarwo. Nuko nguko bigenda kugira ngo umuntu ave ku rwego rumwe ajya ku rundi. Ariko arabisobanuye igihe bisaba kugira ngo ube wava mu rwego rumwe ujye no mu rundi, ariko nanone uburyo bw'imyigire umunsi ku munsi nyine muri urwo rugendo umuntu aba arimo, muri ayo mahugurwa umuntu aba arimo, mwiga mu buryo bumeze bute? Ya, murakoze cyane. Uburyo twigamo ni uburyo bwiza. Noneho byabaye byiza cyane aho natwe turi n'abarimu tuzi ugiye kwigisha cyane ubwo bita Rana Centered, aho nk'umu facilitator afata za nyigisho akazisharinga aba round tables afite aba participants. Tuba dufite abantu nka 15 kuri table, guhera ku 8 kujya ku 15. Dufite imfashanyigisho batugenera ziba ziri mwayo masomo uko ari 7. Buri munsi tuba dufite isomo ryo kwiga. Turicara tugakora sako ku meza, buri muntu akagenerwa igitabo, tukarambura isomo rigezweho. Nimba twatangiye umunsi dufite inteko ya mbere, turaza kuyireba ari iyihe, ubwo ngubwo tugatangira tukayisoma, tukareba iby'ingenzi, tukayibazwaho, kuko buri nteko ifite ibyo umuntu akwiye gufata nka message, hariho n'ibyo umuntu afite kumva. Noneho nk'ibintu by'ingenzi John Calvin Maxwell yateganije ko byadufasha guhinduka. Yego. Arabisobanuye cyane rwose uburyo bw'imyigire umunsi ku munsi. Ngiye nakongera nkatekereza nti subwo wenda
ururimi n'ubundi kuko mwatubwiye yuko ari umuntu we uturutse hanze umunyeshuri, ubwo n'ubundi ntimukoresha ikinyarwanda gusa cyangwa hari uburyo bundi mukoresha? Murakoze cyane. Nkuko amasomo yacu yagufasha uyakeneye, ushaka nko guhamagara mugenzi wanjye iPad cyangwa se turi benshi n'abandi y'urwego rw'igihugu bakagufasha kwegereza aba facilitators aho muherereye akabageza izo nyigisho. Muri ubwo buryo biroroshye cyane. Yego. Aravuze ati biroroshye cyane, ni byiza nyine. Urumva yuko umunsi ku munsi urwo rugendo muba murimo uburyo mugenda bufasha abandi n'abandi bagafasha abandi n'abandi bagafasha abandi. Ni byiza muri sosiyete yacu nyarwanda. Nk'uko nababwiye rero nanjye ndi umwe mu banyeshuri ba idasanzwe, ariko nkongera nkatekereza ntibuse buriya umuntu avuye ku rwego rwa mbere kugira ngo abe facilitator ntubona abantu bamure, ariko uracyagomba kuza mu yindi session. Byagenda aho bigenda gute icyo gihe? Murakoze cyane. Uko biteganyijwe, uko isomo ryateguwe na levels, terms and conditions basizeho, nuko kugira ngo facilitator urumva to facilitate nibura hagakwiye kuba hari abantu batari munsi y'umunani, hagati y'umunani na 15 babashije gufasha guhinduka, babashije gufata ririya somo ari amasomo ko arindwi bakayumva akabahindura no ko twahindutse. Ubwo uramutse ushaka kuba umufacilitator ariko ukabura abantu, twegeze igihe inyuma tukongera tugatanga message mu bantu batandukanye, noneho tugafata abifuza kuba facilitator tugahuza n'umubare w'abantu bahari, ku buryo wowe ushaka kuba udafite abantu benshi ariko mugenzi wanjye wundi afite abantu benshi, tukabahuza tukakubonera round table nawe round table, tukabasaranganya ko tuba turi gukora kuri site imwe, message ikatambuka. Icyambere no kutabyihererana, kuko amahugurwa ajya gutanga hari umukuru wa site abizi, kugira ngo niza facilities zirimo nk'ifasha nyigisho zashe kuba zabonekira igihe. Nta kibazo rwose. Aravuze ngo nta kibazo. Abantu benshi dukunda ibintu birimo inyungu cyane, yego nyine inyungu ya mbere no guhinduka nkahindura n'abandi, ariko se mu buryo bundi iyo certificate muzampa izamfasha kuba nanyura he, izamfasha iki nyuma y'urwo rugendo? Murakoze cyane. Okay, uyu munsi mbijyamo bwa mbere numvaga ngiye kubera ko nabuze ahantu ho kujya nta mupira uhari, ariko isomo rya mbere baryigisha mu by'ukuri naratunguwe ndabikunda, bama certificate. Nsomye neza mbona handitseho ko uyu muntu nyine ahawe certificate ya leadership skills na equip Rwanda beyond success, kandi certificate zabo zifite recognition ku rwego rw'igihugu kuko umuryango wacu ni international. Bivuze ngo iyo certificate ni experience. Uburi umwe mu banyamuryango wigeze unakiri umunyamuryango wa inner leaders. Bivuze ngo aho wayishyira hose bagusabye experience leadership certificate yagufasha. Kandi ikindi, reka tureke kureba inyungu ku buryo bw'amafaranga. Nk'isomo rya mbere ko tuza kubigarukaho bita attitude, n'isomo rya gatatu bita priority, niyo masomo ya mbere ngewe yahise mpindura ndabikunda cyane, kugeza ubu ngubu icyo gihe amanota yanjye nagiraga ku ishuri yariyongereye. Sinzi icyo nakesha rero, sinzi ingano y'amafaranga urabizi muri kaminuza utsinzwe ko wishyura, sinzi ingano y'amafaranga nayo gutange, ariko amasomo yamfasha kujya ku murongo. Nibyo nshima bya mbere, kuba mbasha kumenya uwo ndi we, icyo nshaka n'uburyo nakigeraho. Ibyo byonyine nubwo batama certificate nabishimira Imana. Njya mbasaba umugisha ntibazanye inner leaders muri Kaminuza Nyagatare ngihari. Awards cyangwa se uburyo bw'amafaranga, nta buryo bw'amafaranga burimo ngo witabira amahugurwa ngo uragenerwa amafaranga na gute, aba ari ikiguzi. Kandi intego ya John Calvin Maxwell no guhindura isi. Igiye mu bintu rero ushaka amafaranga ntago mva message, nta kintu utahana. Twebwe rero mu bakurikiye aya masomo kinayakurikiye ko natwe ari urwego rwa nyuma dushaka kugeraho, dushishikariza abantu kuza baje kumva ubutumwa kuruta uko baza kumva ko harimo inyungu y'amafaranga. Kuko ubashe kuba wamenya uwo uri we byagufasha no kubona amafaranga. Murakoze cyane.
ati byagufasha kuba wabona amafaranga, byagufasha ibintu byinshi cyane ABCD ndetse n'ibindi. Arikade agiye kutubwira arika nyine ku rwego rwawe uriho hari isomo rimwe cyangwa abiri ryari ryaragufasha ukavuga uti wow uyu muryango ni sawa cyane nirihe? Murakoze cyane. Muri make ntabwo ari isomo rimwe gusa navuga ko ryamfashije kugira ngo bivuge ko umuryango wacu ari sawa cyane. Amasomo yose uko ari 7 ni amasomo afasha umuntu kuva mu ntangiriro yo gukora ikibi kugira ngo agere ku cyiza. Iyo urebye ku myambaro twambaye handitseho beyond success. Beyond success bivuze nyine ibirenze gutsinda. Kuvuga ngo amasomo dufite ni yose uko ari 7 agufasha kugera ku birenze gutsinda. Ntago bishatse kuvuga ko iyo utsinze ntabwo uhita wicara uvuge ngo ibyanjye narabikoze, ahubwo ni ukuvuga ngo hari n'ibindi ukora kugira ngo ufashe n'abandi kugera ku ntsinzi. Ubwo ni ukuvuga ngo amasomo yose rwose mfite mahangaha boreye ku isomo rya mbere kugeza ku isomo rya nyuma rya 7, aya masomo rwose yose yaramfashije kuko nasobanukiwe menya neza ko umuntu atagizwe n'uwo ari we gusa, ahubwo hari ibindi bintu bimufasha kugira ngo nawe babashe kuba yatera imbere ndetse anagera ahantu heza. Murakoze cyane. Murakoze arika uradukumbuje cyane abakunzi bacu ba YOSETV, nizere ko mwabyumvise nyine ati umunsi ku munsi gufata isomo ufata irindi bituma hari impinduka ugira. Arika mise ntekereza nise wari kade kugeza kuri urwego uriho kuva ukigera muri iri association bivuze iki kuri wowe? Murakoze cyane, ni ikibazo cyiza cyane. Kuva nagira muri association ina leaders ikintu bivuze kuri nge ni ikintu kirekire cyane. Mu by'ukuri mbere yuko menya association hari ibintu byinshi nakoraga nkabifata nkaho ari ibintu byiza kuri nge, ariko nyuma yuko nakiriye inyigisho zivuye muri association ina leaders ahubwo bya bintu nagiye nsanga ko bitafasha abandi kugera ku cyiza biyemeje, ahubwo bishobora kumfasha nge gusa ariko ntibifasha abandi. Kandi intego z'inyigisho ni beyond success, birenze gutsinda. Amasomo nakiriye ikintu yagiye amfasha ni kirekire. Nk'urugero harimo isomo bita personal growth cyangwa se kwaguka kwawe. Kwaguka kwawe ikintu cya mbere byamfashije ni ukumenya intambwe ntera buri munsi, ikimfasha mu buzima bwanjye bw'uwo munsi ndimo ndetse no mu buzima bwanjye buzaza mu gihe kiri imbere. Murakoze cyane. Wow, arikadara bivuze cyane ati byamfasha ibintu byinshi cyane. Hari umuntu ubwira ngo tujye muri training, tujye muri ina leaders akavuga ati wapi tabona abateka mutwe tisana umwanya wo kuguspendinga njya muri ibyo bintu. Uwo muntu utari ubabyumva, utari wumva akamaro ka ina leaders, utarumva akamaro ka trainings runaka, wowe wamubwira iki? Murakoze cyane. Hari abantu abantu tugira imyitwarire itandukanye. Hari umuntu wumva ko kubera ko naho yaje agasanga ni Karine uri gutanga ayo mahugurwa kandi Karine barigana cyangwa se barasengana, yaranze ngo n'abantu baturuka i Kigali bakomeye b'abagabo b'abamama banini cyane b'inzobe cyangwa se burukara, yasanga ari Karine ati bari abantu ntago ngaruka. Ariko icyo namubwira ko nuko umuntu agomba kumva ko icy'ingenzi nibyo uri kumuhereza umufasha kumva kuruta uko yavuga ngo n'abateka mutwe. Murabizi ko turi mu gihugu kigendera ku mategeko. Ntabwo umuryango nk'uyu nguyu mpuzamahanga waza ku butaka bw'u Rwanda uhakorera imyaka irenze umwe umaze waguke kugera mu mashuri ube utanga ubutumwa butubaka cyangwa se ubukorerwamo n'abateka mutwe. Niyo mpamvu namara impungenge yuko ibintu birizewe bifite uburyo byubatse kuva ku rwego rumwe kugera ku rundi rwego. Hari ahantu washakira amakuru wabaza rwose agwa amakuru ya nyayo buri munsi buri saha ubishakiye, birizewe cyane. Murakoze cyane. Ariko none nk'umunyeshuri wanyu ngiye nakwibaza nise iriya certificate muzama iri international iremewe ahantu hose nayerekana ntidore certificate wenda bikabyama izindi opportunities se? Yego, ndatekereza ko certificate yerekanwa bitewe naho wayisabwe.
babaye bakubajije ngo ufite se any experience muri leadership cyangwa se hari any certain training wigeze wakira muri leadership, certificate yacu kuyerekana nta kibazo, kuko umuyobozi ntago umuyobozi ari wa muntu ujya ku-influencing abandi kucyo gita atabasha kuba afite self system yo kuba yakiyobora. Niba amasomo na mission na vision ya John Calvin Maxwell ari kubanza gufata umuntu ku giti cye agahinduka, bivuze ko ahindura n'abandi. Certificate yacu rero irizewe ku ruhando rurenze urwo kuba urw'u Rwanda, kuko umuryango wacu ni mpuzamahanga. Data inyigisho dufata ayo masomo 7 ni nayo masomo abantu bari USA batangiriraho, bari kuri nkuru rwacu nabo bafata. Niyo mpamvu numva ko yizewe kandi ko kirizewe byemeye n'amategeko. Murakoze. Murakoze cyane, yabisobanuye ati irizewe n'ibindi bashonje bayishiwe abazitabira ababahamagara bati natwe ko dushaka kuza gufata ayo mahugurwa, kuko ni ibintu byiza cyane. Bakunzi bacu ba YOSETV ndabahuhamye kuko nanjye ndi umunyeshuri wabo. Ni ibintu byiza, wigiramo ibintu byaguhindura, uko wahindura abandi n'ibindi bigiye bitandukanye. Nyuma yuko wenda twarangiza iki kiganiro tugiranye, wabwira icyo abantu, wagira ikintu babwira? Murakoze cyane. Uko bisa kose umuntu niwe, iyo umuntu ashaka guhinduka nko ku masomo yacu ko ari 7, isomo ry'ibanze baryita attitude cyangwa se imyitwarire. Ikintu nabwira umuntu nuko hari ibintu cyatugira nkaho ari bizima uyu munsi bita ngo no gutwika, cyangwa se ngo uriya muntu bakamufata mu buryo butari bwo. Umunsi wa mbere njya kuyobora round table barayibonye, neje ubundi twari dufite akazi kenshi, baravuze ati se ni Idrissa ugiye kudutraininga? Nimba ari Idrissa, hari ikintu bita prejudice, negative cyangwa se positive interpretation y'umuntu cyangwa se ikintu bitewe nuko muziranye. Bamwe baragiye abandi barahaguma, ariko mu bahagumye ubu ngubu baravuga uti nibura hari ikintu kimwe nzakwibukiraho bamufashije guhinduka. Nta kintu twageraho ari amasomo, ahubwo nge mba numva twazasaba na REB kayashyira mu bitabo kuko ari amasomo abumbiye mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuva ku isomo rya mbere rya attitude kujya ku isomo rya nyuma bita from success to significance. Icyo nabasaba nuko bazaza bwa rimwe turi kuri round table tugasangira inyigisho, ahasigaye nyuma yaho tukabaza ati noneho ese ejo muzagaruka cyangwa se ntago muzagaruka? Igisubizo ni yego yuko bagaruka. Murakoze cyane. Bakunzi bacu ba YOSETV arabisobanuye ati uzahagera urebe ureko biba bimeze. Igisubizo cyawe gishobora kuba yego cyangwa hoya, ariko nyine ngende umva ari ibintu byiza cyane. Ariko mbere ko dusoza nawe akamisaje waha abakunzi bacu nakahe? Murakoze cyane, ndabashimiye bakunzi ba YOSETV. Ikiganiro twagiranye ni ikiganiro cyiza cyane, kuko buri umwe wese abibona ko ari ikiganiro gifasha kandi cy'ingenzi. Amasomo twakira, umuntu wese wumva ko my friends ari amasomo ni ingenzi, ndayabakumbuje cyane. Buri wese naze asogongere yumve ku nyigisho nziza John Calvin Maxwell yatugeneye, kuko ziradufasha cyane. Uretse no kudufasha ziranashimishije. Uko dukora kimwe cyose tuba dukora turi mu mahugurwa ntawe utagikunda, kandi ni ibintu byiza bidufasha kubana, bidufasha kumva neza ndetse no guhindura societe n'isi ndetse n'umuryango wacu nyarwanda. My friends rwose nababwira ati ho muri welcome rwose, murakaza neza mwisanga muri inner readers. Birakunda kandi birafasha, buri kimwe cyose kigenda neza. Murakoze cyane, ndabashimiye. Yego namwe murakoze, kandi turabashimira cyane kubw'ubwitange mwemeye mugafata umwanya wanyu mukaza hano kuri YOSETV. Natwe reka dufata umwanya tubashimire YOSETV. Nawe Karine nk'umunyeshuri wacu tugushimire kuko uradufashije. Ubu butumwa, iki kiganiro kizazana abantu batari bake. Wenda reka nizere mo kizazana ko nawe uzabera facilitator ubutaha numara kubona certificate y'ibanze ya participant. Turabashimiye, murakoze cyane. Yego murakoze cyane, ariko nawe wakoze cyane kubw'umwanya wawe meye ukaza hanga muri kuri studio za YOSETV. Namwe murakoze cyane rwose, turabashimiye.
mwazongera mukanadutumira kugira ngo dukomeze tubasangize kuko ni ibintu byiza cyane natwe turishimye. YOSETV turabashimiye rwose, mugize neza cyane. Yego murakoze cyane. Mu kinyarwanda bati imvura igwa nisubira, ubwo n'ubutaha nitubakenera turatekereza ko muzaza. Turahari cyane. Yego bakunzi bacu ba YOSETV, reka nongere mbibutse New Vision Pictures turabatwikira cyane abafite birthday, blood shower ndetse n'izindi events zigiye zitandukanye. Duhamagare tuze tugutwikire amafoto meza ameze neza. Nimero murazibona munsi y'iki kiganiro. Ariko none nkongera nkakwibutsa nikora subscribe, share na comment wowe utarabikora kugira ngo tujye tubasha kubana nawe 5 kuri 5. Bye.